Murakaza neza kumenya Yasi TV. Muri kumwe na Francis cyane hirwe, nkuko muri kubireba hano kuri screen yacu. Dufite ibikoresho bibiri, device ebyiri ku meza yacu. Dufiteho machine ebyiri z'ubwoko butandukanye, tugiye kurebera hamwe aho bihuriye, ibirimo uko zitandukanye. Turaribanda kuri kimwe muri byo, tugiye kujya tubagezaho ibiganiro byo gukompara imashini ku mashini mu bwoko butandukanye, tureba uko bayifungura, uko bayikoresha. Reka rero dufungure screen yacu ya mashini, tuzegure, tuyifungure, turebemo mo imbere uko hameze kuri screen yacu tuyifunguye uko imeze. Nababwiye ko dufite imashini ebyiri nkuko muri kubireba hano. Dufite screen za mashini cyangwa laptop zacu ebyiri zitandukanye. Hari iyo muri kureba hano yanditseho Lenovo, hari niyo muri kureba hano yanditseho Dell. Izi ni imashini ebyiri tugiye kwigaho ko screen yazo imeze, ese habamo iki mu bijyanye na operating system za mashini ziba zimeze gute. Ibyo nibyo tugiye kureba muri izi mashini zacu ebyiri. Rero imwe irimo operating system ya Windows 7, Windows 11, indi ikaba irimo operating system ya Windows 10. Reka turebe ko iyo tuzakije ziba zisa. Nkuko turimo tubireba rero, tugiye kuyatsa. Buto yo kuyatsa ni iyi ngiyi, muri kwireba hano. N'iyi ngiyi buto yo kuyatsa ni iyi ngiyi, aho iherereye muri kwireba. Reka rero tuzatse turebe ngo zitandukaniye zihuriye kuki. Imwe mbabwiye ko irimo operating system ya Windows 11, indi ikaba irimo operating system ya Windows 10. Tugiye kureba screen zazo cyangwa wakije imashini bwa mbere kuri uko ibisa. Reka tuyatse rero, turatsa dukanda kuri iyo button. Tuhereye kuri Dell iratangiye kwaka, tuhita twatsa na Windows na Lenovo turayakije. Murabona ko hari agatara kerekana ko cyangiye kwaka, zitangiye kuba kwaka. Imwe irihuta, urabona ko imwe yihuse igafunguka, indi cyategereje gufunguka. Iyi yafungutse, buriya tuzaza kureba n'impamvu yihuta indi gatinda, biterwa n'ibigize. Nanone tuzabirebera hamwe itinda kwaka. Iyo mashini ikimara kwaka rero, murabona ko imwe mbabwiye ko irimo Windows 11, indi ikaba irimo Windows 10. Reka turebere hamwe ko bitugiye kugenza kugira ngo tubanje kumenya ngo biraka gute. Ni irimo Windows 10, ni irimo Windows 11. Icyo ni icyambere ugomba kumenya. Reka tukirebe niko tuzamenya ko mashini irimo Windows 10 cyangwa indi ikaba irimo Windows 11. Hari uburyo bungahe nakwita ko ari bubiri cyangwa butatu umuntu ashobora kubirebamo, cyangwa bwinshi, yenda kugira ngo tumenye ko harimo hamwe Windows 10 ahandi hakaba harimo 11. Reka tuvanze dukoremo password. Hano tuyashyiramo password, dushyiramo password iyifungura, tukajya kuri screen yayo. Ubona ko yatse yageze kuri screen yayo. Hano naho dushyiramo password, turebe ko si gutinda, ariko reka turebe ko nayo yaka. Password ni incorrect, tuyishyiremo, yongeye tuyishyiremo. Password iramacinze, irafungutse nayo. Igiye kurigera rero. Ahangaha mbabwiye ko mashini imwe irimo operating system, indi zirimo operating system zitandukanye. Kugira ngo rero tubikoreshe tugiye kureba uburyo mashini zacu twabanza tukazitidia screen yazo uko itandukaniyeho. Ndabagezaho n'iryo somo rijyanye nuko Windows, nuko twareba operating system mu mashini yacu iyo ari yose, yaba Windows 10 cyangwa Windows 11, ko tureba ko mashini iyo ni isomo turi buze kureba. Reka rero tugiye gutangira, nangiye kubereka ko screen ya mashini irimo Windows imwe isa n'indi uko isa. Ese niba iki zihuriyeho? Windows 10 ihuriyeho nibihe? Ni izihe avantage cyangwa ni tuwe dushya ifite? Windows 11 yo ifite utuhe dushya. Icyambere cyo witegereje taskbar
taskbar ni uyu murongo wo hasi uriho ama icon yose muri kureba hari hasi. Iyi taskbar niyo murongo, uriya murongo wo hasi bita taskbar, uriho igihe, ukabaho ibintu bitandukanye. Taskbar yayo urabona ko iyi ngiyi start iba irimo hagati, mu gihe iyi ni start button. Mu gihe hano hirya kuri iyi mashini nayo taskbar yacu iri hehe? Iri ibumoso. By default igomba kuba iri ibumoso, ariko birashoboka ko ushobora no kuyimura nanone. Iyi mashini yacu rero, iyi turi kubereka kuri screen, irimo Windows 10, mu gihe iyi yindi turimo tubereka iyi ngiyi irimo Windows 11. Mwatubaza kubera iki twemereye kubera ko ngiye nsanzwe nzizi duherera kuri la start yayo aho iherereye, ariko bitakubuza ko Windows 11 nayo wafata screen yayo ukayizana hano ibumoso, nani ya start wayizana hano ibumoso. Reka rero dukompare dukurikije ngo se machine irimo Windows 10 indi kabamo Windows 11 ziba screen zazo zimeze gute. Bwa mbere ukizireba zose nkuko muri kuzireba hano kuri ekara, zifite screen imwe nini n'indi ntoya muri size ya screen. Imwe ifite 15 indi kajya 14 inch. Ntago zumva nicyo cyenda, icyo ntago nibwo ari cyo kibazo, nuko uruganda rwagiye ruzikoramo. Icyo dushaka kurebera hamwe rero niki, nkuko turi kureba rero hano kuri Windows machine irimo yacu Dell yacu irimo operating system Windows 10. Deo screen yacu start tumaze kureba ko urabona ko imezeyo ni ndende kandi start ibumoso, mu gihe Windows 11 start itangira hagati kuri taskbar. Hejuru yaho muri kureba ko hari iki, hari ama icon. Aya ma icon ni kuri desktop, murabona ko na ama icon asanzwe, ariko akara amafoda yayo design afite amafoda ya Windows 11, ukareba na foda ziri kuri Windows 10. Urabona ko design yayo nayo isa n'itandukanye rwose. Uri kureba nk'aya mafoda arasa naho atagaragara neza cyane, ngo bafite design structure nziza. Aha ni foda icons zayo, urabona ko bisa naho bidahura rwose. Ikindi gishobora kubitandukanya tugiye kureba ngo se niki. Iyi kuri desktop ukimara kwigira start yayo, ukanza kuri start iyo nkanza kuri start ngiri ukwiza start yakaza kuzimya, gufunga, settings n'ibiki byose nayo account ni start menu. Kuri start menu hakagaragara programme ngizi, kwa scrollinga ukabona izindi zitandukanye. Iyi ni muri Windows 10. Mu gihe kuri Windows 11 naho ubona kwiritse kuri start, nkutangiye nyine start yayo iza muri center. Yo noneho yo bikaba bimeze nkaho bitari crolled ku application ushaka our application niho kirika hano hariho izo bita pinned program, ni program wigije hafi. Ushaka ORP ukakirikaho nazo zikaza ku rutonde, ariko irintuze kaza iri hagati. Urabona ko iri hagati yo iri hagati, ukareba iri rutonde. Icyo nakwibutsa no hose ziba ziri crolled alphabetic, zose ziba ziri crolled alphabetic cyangwa kuri order zikurikiranye kubera kuri A kujya kuri Z. Murabona ko program igiyemo ni kuri pinned program, nazo wava ko ari izi ngizi. Izi nizo bita pinned program muri Windows 10. Mu gihe pinned program muri Windows 11 ukazibona hano hasi. Mu gihe start no kuyifunga machine ucanga power, kuyifunga guchanginga umuza ni hano. Mu gihe ahandi guchanginga umuza naho hari ibumoso ngibi power cyangwa settings cyangwa user account, ugahindura account hano hejuru ngibi. Okay, iyi ni start menu yazo nuko imeze. Tukagaruka inyuma back, tukagaruka tukavamo mu gihe Windows 10. Ikindi kintu Windows 10 ifite kidafitwe na Windows 10 ni uburyo ifunguye Windows screen yawe ushobora kwigabanyamo ibice byinshi. Nkanga muri Windows tugeze tugafungura nka window hano kuri machine yacu ya Windows 10. Urabona ko mfunguye program hano. Iyo nkiritse hano hano nshobora ku minimizinga, ku restoringa, minimize, ku restore and close. Mu gihe hano naho kuri machine ya Windows 11 mfunguye naho
file explorer for example, nshungura gutya ikagaragara biriya, narangiza nkaza hano nkabona minimize, nkagira hano noneho hazamo utundi tuntu dutandukanye. Muri restore ho hazamo yuko muri Windows 11 ho ubonamo ibintu byinshi. Urabona ko machine yanjye ishobora kugabanyamo ibice bibiri, ngakora mu gice screen imwe nkayikoreramo hano ibumoso nkakora ibyo nshaka, iburyo nkakora ibyo nshaka. Urugero ngize gutya, nukuvuga ngo ino window imfunguye nyifungure muri ruhande hano, ko hano urabona ko hasigaye rundi. Mu gihe hano ho muri Windows 10 ntago wayiminimizamo kabiri, usibye kwishyura uruhande rumwe, kujya ku ruhande rumwe biremewe, yenda ukaba wafungura indi window nanone ukayishyira hano mu buryo bubiri, ariko bukora manually. Nk'urugero none ngafungura indi file explorer, ngafungura nayo nka minimizinga, ushobora kuzizana gutya nkayiterura nkayizana gutya. Ubu ni gufuga ngo machine yawe ushobora kwicamo ibice by'ingaho ugafungura ama programme atandukanye nk'ama applications zitandukanye icyarimwe ari ebyiri cyangwa ari eshatu, ariko hano ho bikora manually muri Windows 10. Mu gihe muri Windows 11 bateganyije ko screen uyigabanyamo ibice ushaka bitewe n'ibyo ari byo. Nk'ubu urabona ko ngabanyijemo ibice nshaka, nshatse hano nahita ngongera nkagabanyamo ibice 4 cyangwa 3, hamwe nkafungura nk'urugero bitewe n'icyo nshaka. Urabona pointinzeho iraza inyereke ibice bingahe, igice niba ushaka ko kano kajya mu gace ko hejuru gatoya, ubwo nsigaranye hano ikindi gice cya hano, ngasigarana n'ikindi gice cya hano. Fungura indi programme hano, ngafungura yenda nka programme runaka cyangwa nka video runaka nshaka kureba hano, nkafungura nka video, reka turebe. Niyo nshobora kwerekeza muri cya gice bikampira, nuko ngo ushobora kuyishyira mu gace runaka. Urabona ko ngashyize nako mu gace ka hano, hari uduce tubiri, harimo programme ndi kwireba video hano mfiteho file explorer, hano nkongera hano no mwanya usigaye hasi nkongera nkawushyiramo ibindi bice nawe. Nkaba nafungura indi programme runaka, internet n'urugero browser, nayo nkaza nkayishyira mu gace ka, kuko namaze gukoresha ibice bibiri byo hejuru, nshobora gukoresha akandi ka Windows. Nuko ngo hano ushobora kwicamo, urabona ko mfitemo aka gace nkajyamo naka, nta mfitemo aka kamwe, nshatse nayicamo nkavuga ko nshyiraho akandi hano hasi. Urahita ubona ko bihita bigaragara ko wabigenje rwose nta bindi birenze. Ukuvuga ngo mfitemo ibice 3, hano najya kuri YouTube, njye kuri internet ya nta kibazo. Nyuma yo kujya kuri internet hano nakora ibyo nkora ku machine yanjye, sendinga nkopi nkagira gute, hano hirya naho ngashyiramo ibindi bintu. Nuko ngo hano biterwa n'uburyo machine yawe uri kuyigabagabanya. Aha ngaha turi kureba muri Windows 11 ni features cyangwa characteristic ifite yihariye idahura n'izirimo Windows 10 cyangwa Windows 8 cyangwa Windows. Mu gihe muri Windows 10 cyangwa 8 nababwiye ko ho kugira ngo bimanaginge neza urazifungura ukagenda uziregera uvuga ati reka inyigeze aha ngaha window hejuru masiga umwanya ntari amasiga umwanya mfungura ama window menshi. Ariko urabona ko muri Windows 11 ho baguteganyiriza, hano urabona ko mbikora manually muri Windows 10. Mu gihe muri Windows 11 ho baguha automatic, uhitamo ukurikije ibyo ushaka muri za option zitandukanye bitewe n'uko screen yawe ushaka kwigabanyamo ibice. Hari ibice 3, hari ibice 4, ibice 3, ibice 4, ibice 2, iburyo bitangana ibingana, uko rwose ukaba ari ibyo ukora. Nubwo buryo rero twarimo turebamo uko Windows 10 na Windows 11 screen zazo zimeze. Kuri screen ibyo ubona yenda ni uburyo twabimo mvuga tureba ko tubigabanya. Reka turebere hamwe rero akandi kantu ka right click nako kagaragara kuri screen muri properties. Urabatingiye kuri right click, ugira right click, igize right click harabiza gufunguka muri rusange. Tugize right click utebe tubona right click kuri screen ya machine yanjye ngiriya. Mu gihe kuri Windows 10 right click nayo irahari, ariko mushyira right click nkahita mbona ubusozi zitandukanye. Ngaka nako ka right click ka Windows 10, ngaka na Windows 10 ngiyi right click na 11 ngiri. Bwa mbere murabona ko hari iki, hari view. Kuri view
view pointinzeho ahita ifunguka, ikafunguka large icon, large, medium, small nizo zifunguka. Arrange show desktop, ugaseba show desktop kugira ngo ugaragaze ama icon kuri screen, nibyo show nkazihisha, naho ni ukuvuga ngo ni ama icon mpishe. Urabona ko ama icon ku mashini zanjye zose nta icon n'imwe iri kuri desktop, rwose nta n'imwe, ariko nshobora kongera kuzigarura. Nanone kuzigarura ni right click, basubira handi muri view, nkagira show, zikagaruka, murahita mubibona. Naho ni kimwe, right click, view and show desktop icons mbwibi zikagaruka. Ariko akandi kantu nk'umuntu ushaka gusendinga, right click, uvuga nk'urugero ngiye gusendinga ino file kuri flash yanjye, selectinga, nindangiza ndagira right click, ngire send. Hari utundi tuntu turi kuza tugaragara hano hejuru. Hari cut, ini cut, hakaza copy, hakaba rename na delete. Izi ni option bongeye muri Windows 11, muri Windows 10 zitabamo. Dufasha nk'urugero tugafata nk'aka document kacu muri Windows 10, tukagakopiya, right click, tukajya cyangwa right click, tukareba options, properties zishobora gukorerwaho ngiziriye ko zisa zirambura nyinshi. Urabona ko za send, rotate, send to, ngizi, hakaza n'ibindi biri hano hasi za rename na cut n'ibiki byose, aho bihita bigaragara hari hasi. Mu gihe rero ushaka ko bino tuno properties muri Windows 10 muri Windows 11 tugaragara hejuru. Iyo ushaka kugira ngo ugaragaze nk'ibyo bigaragara muri Windows 10, ugira hano handitse show more kugira ngo ubone na za send to. Urabona nka send to kuri flash, hano ho send to nta ihari. Kugira ngo ubone iyo send to kuri flash, uzana handitse ngo show more option. Gize show more option, ita ubona bya bindi nk'ibyo wabonaga muri Windows 10, ugahita ubibona ko birambuye, noneho ukaba na send to wayibona mu gihe hari tutayibona. Okay, izo ni properties twarimo turebamo, properties za folder cyangwa za file, options ushobora gukorera kuhindura kuri document cyangwa kuri uburyo butandukanye wabigiramo muri Windows 7 no muri Windows 10 ni kimwe, ariko muri Windows 11 ntabwo ari kimwe. Hazamo akantu k'akantu version bakoze bahinduraho kuri software, ariko byose bikorwa mu buryo bumwe. Nuko najya ngo dukore comparison hagati ya Windows 10 na Windows 11, screen za machine uko ziba zimeze, nubwo buryo zari buhari zikarebagamo uko zimeze. Kana kandi kantu ko kuri taskbar tuzareba property. Iyi taskbar niko nabibwira, aho nari iri kwihisha, ahandi ho iri fix. Tuzabireba tureba dukompara ibyo bita taskbar, ibiriho ibitariho, uko ushobora kuyihindura, uko ushobora kuyijyana hehe. Tugiye kujya tubereka uburyo amasomo abatandukanye yaho. Aha ni kuri izi machine ebyiri twarimo turebera hamwe taskbar na Windows zazo uko zimeze. Murakoze, murakarama. Mwari kumwe na Francis Xavier bifuza n'ihirwe. Mukore share, mukore like, mukore comment kuri Ubumenyi ICT TV, tugendana umunsi ku munsi kugira ngo tubashe kugenda tubasha kumenya ibiganiro byacu bitandukanye. Murakoze, mukarama. Mwari kumwe na Francis Xavier ubifuza ishya n'ihirwe. Ciao ciao.